Wari uzi ko Saint Valentin ishobora kuzaba umunsi wa nyuma ubonaniyeho na sheri wawe cyangwa mwongeye kuvugana? Ubundi mu bisanzwe Saint Valentin ni umunsi w'abakundanye, aho abakundanye babwirana amagambo meza ndetse bakanakorana ibintu batari basanzwe bakoranira mu yindi minsi kuri uwo munsi, bagahana impano, bakabwirana amagambo meza ndetse n'ibindi. Urukundo bakundana rugashimangirwa n'impano bahabwa ndetse banahana. Gusa izo mpano akenshi zikunze gusanga arizo zitumye nyuma y'umunsi wa Saint Valentin urukundo rwabo rushobora kugabanyukaho 12% y'uburyo bakundanaga. Kubera ko uwo munsi wagenze, tugiye kurebera hamwe ibintu bituma akenshi nyuma ya Saint Valentin amakupure menshi bikunze kurangira ashwanye cyangwa se agatandukana bitewe n'impamvu zabaye kuri Saint Valentin cyangwa se nyuma yaho. Akenshi abantu bakunze kwigereranya n'abo bagendana, abo bavukana cyangwa se inshuti zabo za buri munsi. Ibyo bigatuma sheri wawe impano yose iyo ari yo yose uzamuha itazamunyura kubera iyo yabonye bahaye inshuti ye cyangwa se umuvandimwe. Ndaguha urugero: niba uzakora cyane kugira ngo sheri wawe umugurire iPhone 15, hari ubwo azataha agasanga mukuru we bamuguriye iPhone 17, cyangwa se wamugurira iPhone 17 agataha agasanga inshuti ye bayiguriye imodoka. Ibyo bikazatera we kwiyumva nk'aho adakunzwe cyangwa se akundana n'umukene. Gusa akenshi ibyo bikunze kuba ku bantu n'ubundi batari basanzwe banyurwa n'ibyo wabaha ibyo ari byo byose. Indi mpamvu ishobora kuzatuma wowe n'umukunzi wawe Saint Valentin ibe umunsi wa nyuma muzongera kubonaniraho ni ururabo. Ururabo akenshi mu bihe bya kera, guhera mu kinyejana cya 15 asaga mu 1500 mu myaka yo muri za 500, nibwo ururabo rwatangiye gukoreshwa nk'ikimenyetso cy'urukundo. Gusa muri iki kinyejana cya 2021 ururabo rwahinduriwe ishusho, ntirukerekana urukundo nk'uko byahoze muri bamwe na bamwe. Ese banza ubaze sheri wawe neza, umubaze niba yakemera ko umuhereza ururabo ku munsi wa Saint Valentin cyangwa se ku munsi mwakundaniyeho. Abenshi baraza kugusubiza yuko atari inka batarisha. Bityo rero itwararike niba ushaka kuzahereza ururabo nk'impano y'umunsi wa Saint Valentin ukayiha uwo mukundana. Banza ubaze neza, umenye kandi ushishoze niba asanzwe arukunda, cyangwa uzasange nawe akunda ururabo ariko rukozwe mu mafaranga. Ikindi kintu gikunda gutandukanisha abakundanye ku munsi wa Saint Valentin ni ukuryamana. Akenshi umukobwa n'umuhungu iyo bakimenyana barabanza bakaganira, bagafata umwanya ndetse muremure wo kuzamenyana. Kuryamana bikazaza nyuma, ariko akenshi bakunze guhubuka ku munsi wa Saint Valentin bigashiduka. Ushobora guhereza umuhungu mwakundanye cyangwa se umukobwa mukundana mukaryamana, ukamwemera mukaryamana, bikarangira aricyo cyonyine cyamugenzaga, bikarangira ahise yigendera aricyo yashakaga. Nucunga neza, akenshi umuhungu mwaryamanye ku munsi wa Saint Valentin nta n'ukwezi kwanyuzemo mwahise mutandukana. Kandi ntabwo ari kuri wowe wenyine, ni ku makupure menshi. Ushobora kuba wowe bitarakubayeho ariko ukaba ufite inshuti uzi neza yuko byabayeho, kandi ntabwo itari yageze ku munsi wa Saint Valentin kugira ngo ishimishe umukunzi wayo. Banza urebe neza niba umukunzi wawe ataragukurikiyeho ibyo ngibyo uzamuha kuri Saint Valentin, bikazatuma ahita yigendera kuko yari yamaze kubibona. Kandi niba koko uwo mukundana iby'ukuri, ntabwo umunsi wa Saint Valentin wagakwiye kuba umunsi w'uko mukundaniraho, ahubwo iminsi yose mumaranye cyangwa mwamenyaniyeho yagakwiye kuba yarabaye iminsi y'urukundo kugeza igihe muzatandukanira. Nimufata umunsi umwe mukaba ari we mugira umunsi umwe w'urukundo, mushobora kuzakorana kimwe mu ishusho y'urukundo rwanyu, ariko ntibizatume cyangwa se ntibizabe ko ari wo munsi wonyine muzakundaniraho. Indi mpamvu ituma abakundanye bakunda gutandukana nyuma ya Saint Valentin cyangwa mbere yayo, ni igihe umunsi wa Saint Valentin utaboneye umwanya umukunzi wawe. Ushobora kuba uhuze cyangwa se ufite akazi kenshi, cyangwa akagufata uri kumwe n'undi muntu.
ku munsi wa Saint Valentin. Muri iki kinyejana cyane cyane generasiyo ya Gen Z usigaye usanga umuntu akundana n'abantu barenze batanu ku munani. Abo bose ku munsi wa Saint Valentin bazaba bagukeneye aho bizatuma uhitamo umwe kandi w'ingenzi uzaharira uwo mwanya, cyangwa se abandi bagatekereza ko wahisemo uw'ingenzi kubarusha. Itwararike, reba neza upange umunsi wawe kuri Saint Valentin bitazatuma ari wo munsi wawe uzakundaniraho cyangwa umunsi wa nyuma uzabonaniraho n'uwo mwakundanye. Genda urw'igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimpunga, nkabinahana batatu ya Butamu, nyita Ka Enzo.